ndi kumva ngo bafata kame umva Nyamabo ubundi ngewe hari ibintu bibiri mutari mwasobanukira uri kumva ubu wowe hari ikintu twasobanura icyaka n'inyota uzi kubitandukanya nago mbese icyaka rero cyishwa n'aka kantu inyota yishwa n'amazi n'ibi bintu muri kumwe rero ngiye nta nyota ndari ahubwo Nyamabondo akunda inyama ubutaha uzamugurira inyama je nk'agahene uzamugurira inyama tuzasangira inkoko asa Nyamabondo yajya kumva harimo ibintu by'ibiryo narabihaza warabihaza iyo nakora muri ubuze mushi ntago arimo aramamagara kandi tuzo ko ntaca ari mu rushe Nyamabondo yarariye cyano zose zigabura yagiye azizenguruka ni nanjye wabizanye Hello amagari y'abantu natayaka yakara gose nabajya mu ugeze papa uri bukamoto sawa turahurirayo akomenya nanjye ndi umunywi ubundi inzoga bayinywa gahoro gahoro ariko uranywa kamwe ngo hanyweye ubwo se wanyweye ndikumarira rimwe n'abantu nuko yakataje abandi banywa ikaziye ariko mugeze mu rw'inzoga ziramunanira ariko Nyamabo utaha yaka rwose uzamutuzanire mama munsi ndubwira mu ntekuzi muri zira weekend tuzakubwira ngaho se ko mwavuga ngo mushaka Nyamabondo ko nta kintu muri kumubwira mumubaze twe twamubonye ibyishimo byaturenze gamba ikibazo cy'amatsiko kubyuka mubaze ikibazo cy'amatsiko n'ukuntu ndatabare kukubona amaso ku maso utamuhobeye ngaho muhakabe namuhobeye amakabiza ubwo agiye kuzana bimwe by'uburokore urumurokore zako byanyabyo shani urumurokore Imana ishimwe none urakomewe burundu aragumiwe ubabuza umugabo birarangiye ari umuntu umudamu njya nkunda wigisha ubyibushye cyane ngo kera kingana n'uyu nguyu ntibigeze bamugira inama ngajya kuri regime ngamarire kubyibuka ngo jya kuri regime none nawe ndivuga ngo ubu ngubu uzaba umuririmbyi abandi baza nyuma yawe bashake usigarure umuririmbyi uzaba umudiyakoni b'umukorobyi umukorobyi urumva ngo utegereje ubukwe ubuse ejo bundi ahubwo se aho ngiye nawe umva se nawe gose uri umugome ng'umukorobyi ubu subi najya koropa bazajya bamenya umukoropesha ari ubu ako Nyamabo uragira ngo areke gusenga oya gusenga se kari nko kurya kuba gusenga bikuye ku ariko amakuru mfite nuko ngo abakobwa ngo bakunda gusenga cyane babura abagabo ngo baba bafite isezerano nameze munyarutindi rudindi rufite isezerano ryo kurongora umuzungu kandi shateye nabi mbese mwicupa nyarudindi ruramuzi nawazi wasanga nawazi ariko baze ntabwo muri abasitari nabumvisha rudindi utazi yaka utazi inzovu uyu nguyu yarabazi bose kanyamira muzi se yaba yagiye mu masengesho ngenda baza abo bose uvuze hari umupasiteri warongoye umwana reka da tuje imyaka nabibonye ku makuru amugira umugore oya nyine wabona yuzuye kandi wabona yuzuye umwuka avuga ngo Imana iranyeretse itangira gakora mu mabere ye baba we yuzuye umwuka uwo mwuka umuyobora umwana niwe washutse pasiteri umuntu w'imyaka 13 umwe mwaka 13 aza pasiteri ubu nagushuka nakubu wanshuka oya ubu wanshuka wowe byatera guteze reka nkubwire ngiye gushaka ubwo mbona bikubwira ariko ntabwo wazumbwira ngo wahita umubwiza ngo tugende ngo nzemere kujya araza ujye kuneka igisasu ariko abakobwa bari urusengero kumva rero hari ukuntu abapasiteri baba bafite nk'ahantu bajya gusengera noneho yajya kumusengera n'ibyifuzo akagenda yambaye akantu kajaza ariko umubiri ni umubiri ndibutse Nyamabo burya pasiteri nawe ntabwo wamurenganya none se iyo bigeze ubundi kuri biriya bikorwa ibi biriya yafashe mukuru nuko ataramuka ariko Nyamabo nanjye ikintu cyo gufata abana ntago nyishyigikiye sinyabyemera byo kuvuga ngo abapasiteri b'imisero nabo bisubiye u Rwanda rufite abakobwa benshi abakobwa ni 8 miliyoni abagore ni 5 miliyoni ntanyonga ntamanukura nyonga oya uyu wubwo yakoze ikinyuranye ahamanuka wahita narihagarara hejuru gasoni urabizi oya nese si umuturanyi njye nabizi byose umuturanyi uri kiboga amayi nka data
kiboke se waturana nawe ukamara kabiri ufite umugore noneho ushatse noneho kibonke n'ingara umwe wa kera ngara nyamabo ngara uramuzi wajya gutwara abagore b'abandi kera ngara narenze ko kuba we bavuga ngo kangara byaturutse ku kwangara oya ngara mu mateka y'u Rwanda yabayeho yari umugabo ufite akarimi ko kureshya abagore b'abandi noneho umugabo yaza yabaza umwana ngo ngara yagiye he umwana ngo yagiye kwangara umugabo wakiruka ajya kumukurayo niho byaturutse babyita insigamigani nyirizina insigamigani ngo rero ntiwaturana nawe kare yewe mwana zamani kunda abantu nyamabo aka gaca no sura kabona guto ubu ngo aka gaca ni keza nuko katagabura ubutakaza uvuga ngo bafana mu ngura kari mu muri cyane reba imvura irimo iragwa imvura irimo irangira n'abantu gutinyuka yisuzuguriye yewe n'ubwo nabigira ibyo utinya yatinya n'inda uri kuvuga ati nitugwaze akamera igiti cy'umukindo ninduzahaye iki giti cy'umukindo bana bafana mu ngura kari mu muri cyane nawe utaha cawu bitwa Nyamabondo mukandasa gusubira na caya na comment bano mu diaspora muri Amerika kandi cyane kugira ngo bino bintu bitere imbere akagacano kazamuke mwiza cyane ndabizi naye namukunda Yannick buriya yabanje kwamamariza za MTN yari umukozi wa MTN na Airtel oyo ramufata azi gukora nuvuga ngo buriya niyo ufite telefone ya make kuba ujyanye telefone ube w'imwana ubura ko afite telefone urabona ko yagize ikibazo ayijyanye yamugira amafaranga makeya akamuri telefone yo gukoresha Yannick yakayikurikirana ibyo ntabwo ari ngombwa we gusa ayiha iyi nguyu bakabura agaciro rihagaze n'ubupfu bwayo akamugira amafaranga makeya bagakora bagahita amenya kwigendera we akwirwariza Yannick ni imfura cyane bamwita Yannick TV twamukurikirana Ebura nijya wayitangiza iracana najya bamugira inama y'ukuntu bikorwa ibintu birakorwa biva mu nzira turumvikana amasezerano yarangiye iyo ngiye narangije nk'uko abandi bagishyura ariko waramufashije kuyizamura iriya cano najyaga kubona Nyamabondo umva yavugiraga ikiganiro yarahembwa mu minota ingaho ukabona asuba aka kanya atangiye guhembwara karame yes imvura nirukamye mu gaciro imvura irimo kugwa iyi ndugamye yishyure moto se reka muhamagare kuko agenda ndugamye yes nahise bamonitize n'amezi atatu ni paka se amezi atatu erega Nyamabondo cano yagezeho ihita igira umugisha ni ukuvuga ngo ukuntu kugira ngo bigire imikorere yawe niyo ituma uhemba yego rata ni ukuvuga ngo iyo bigaragara ko urimo gukora ni ukuvuga ngo n'ibyo ushyiraho birebwa ni vuba vuba ari nk'ako nashinze ejo bundi mugize wa forowasi 200 uvuga ngo mu kwa gatatu ku itariki 10 yaba mfite 1,200 igihe kizaba cyaranareye ndimo ndarwana n'amasaha 4,000 nose ubwo ntibazamemba mu kwa kane nuko rero erega ibintu byose Nyamabondo aratabura yakarimo guhamagara ngo ntiwishyure mani yitabira rero yirebeye yaguhamagaye bireba ariko Nyamabondo ibintu avuga nibyo icyo buriya rero Bondo ibintu byose ni ugutegura n'ibyo ngibyo urabitegura ni kwa kane harimo igihe nabwo bitagiye ibintu by'utubazi cyangwa ibintu muba murimo bisaba guheba no kwihangana yego no gupepera ati gute iyo bigiye mugira ubuhahara ntabwo wakora kuvuga ngo bisaba kandi gushaka abantu b'ibikomere kugira ngo izamure kuvuga ngo buriya niyo umuntu akubise kuri telefone nka kuriya barimo arazamura iyo ageze gutya iyo akubonyeho cyangwa iyo abonyeho cyangwa akubonyeho cyangwa n'undi muntu runaka cyangwa abanze ahita yifuza kuvuga ati reka ndebe ba bantu kuvuga ngo ahita akanda serasi gusurayibu kugira ngo ajye ahora bareba nuko rero nazuze urabona Yannick nta muntu atakizana reka nta n'umwe kabisa dore nibyo njya mvuga nta muntu utungaca n'ubundi akennye cyangwa atazi ibyayo birashoboka ariko bisaba kwitanga no kwihangana nk'uko yabivuze ubundi uzi kweditinga ubundi umwaka abantu baditinga rimwe na rimwe hari igihe uba ukoresha abantu b'injizi bavuga ibintu byose babonye yego ni ukuvuga ngo rero ugiye kweditinga ukajya kugira ngo ujye kubikuramo
ariko iyo abantu biteguye neza maze igihe kuvuga ibintu babivuga uvuga ngo nyene mvuze umuntu mu izina nuko maze ko ntagaruka byangiraho kandi nzi ko yanamamagara akambwira ati kuki wamvuze bavuga ati nawe uzamvuga ahandi uzi ko nta kibi wavuze nta kibi navuze wabyumvishe ariyo n'uvuga ngo bano bedutwinga cyangwa rimwe na rimwe rigiye wenda akuramo koko nyine ibitakenewe ariko bavuze ibyemewe nk'akantu dukoze cyose batukanwangaho kose n'umwimerere wawe nta bindi bantu mukunda Nyamabondo mukore subscribe kuri Mwenyura kandi ndabizi ko mumukunda muri benshi abanyarwanda basigaye bangunga sinyiryama ngo nsinzire hajya yatama yawe telefone yitwa Nyamabondo tubigana izina rigurishije ngiye yangiye kwa Kabira TV subscribe kuri Kabira TV kabisa usuba ufite megasi ndaza guhita nta megufite se ndazifite